mpamvu abantu bakunda igishego nuko bagikunda. Impamvu abantu bakunda igishego nuko bagikunda. N'indi mpamvu nuko bagikunda. Triple F fresheri, forme na force. Nyine ukagira forme, ukagira n'imbaraga, ukagira na fresheri. Byashimwe uri buze. Bikanya wa muntu wazanye. Byashimwe nushobora kuribura bakakwima umukobwa. Ntago byaba ari byo. Ntago byari byiza. Nyiga ko abantu bakundanye bagomba kubana. Umuntu yabura aba ari ububwa. Mane kambibabwiye. Ari ububwa mane. Ikintu kibazo cyahituma wiyambura ubuzima bikase. Ngiye ikintu cyatuma niyabona ni kimwe. Nizere ko mumeze fresh sana aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubaha ikaze mu biganiro bitandukanye bya Yawe TV. Nizere ko muri amahoro cyane. Tunabifuriza impera nziza z'umwaka turimo tuwusoza. Tubabwire ngo uzabere muhire. Reka mbanze mwibutse ko turi kumwe na Body Max Fitness. Bakubwira ko niba wifuza kuba physical fit, ushaka kugabanya ibiro cyangwa kubyongera, Body Max Fitness barabigufashamo. Ni mu Giporoso sana werekeza i Kanombe, winjiye muri Hilltop ukati ibumoso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness. Dufite gym nziza cyane birimo abatoza babyize kabisa babisobanukiwe. Dufite sauna ni massage, dufite swimming pool ku bantu bikundira koga. Duhamagare kuri 0788358041 tugwizo service mba nkubwiye haruguru. Wakoze cyane kudukurikirana. Okay, nkuko mubibona kuri none mane kankubaze. Ngewe nanjye urumva takubije wa kintu gukora umubiri. Ariko sorry gato nimba ntakurogoye. Nari kabisa. Hilltop Hotel uri kujya Kanombe iburyo ntago iri ibumoso. Ndavuga yo winjiye muri Hilltop. Navuze ngo winjiye muri Hilltop ukati ibumoso bwawe. Okay, nanjye ari ahantu niho njya nkorera imyitozo. Iya size. Manuro. Nurundi rwego wacu. Iyo size. Iyo taille française niho yikura. Hari ahantu ni heza kuko nanjye ndahakunda cyane. Na piscine bafite piscine nziza. Ya fresh bya atari. Piscine azakujyane. Oya nje ndazi Hilltop man. Ndavuga urumva yo niba afite abonoma bizabyoroshye. Abonema. Kandi ni na heza bafite na piscine nziza bya atari. Okay. Amagare kuri 0788358041 y'abana bagucanga izo service kabisa. Umusaza ukeneye kujya ugakora ukuboko. Ase mwana umuntu yarwana no gukora ukuboko yarwana no gukora ikofi bigahura. Ariko ngiye nemera yuko umva umuntu wese wakoze ikofi ugomba gufata amafaranga akajyana no muri gym agakora ukuboko kuri butuma abasha guterura wa mu baby man ibintu bikagenda neza. Ubundi ibintu byose biruzuzanya bigafatanyiriza. Wese gukunda tipe wakoze ukuboko ariko adafite ibiceri. Reka amabogari atakwigura n'agapeti. Nako mane nabira bintu bisaba kashi urumva. Ibyuma ariko abantu bikorera mu rugo. Oya uko byagenda kose icyambere ugomba kuba ufite triple F. Cyo mu rugo nigeze kugiterura cyo kimeje mu moko. Triple F. Fresheri, forme na force. Ibintu byose biruzuzanya bikatuzanya. Umusa uragafashe fresh. Ngo triple F. Fresheri, forme na force. Nyine ukagira forme, ukagira n'imbaraga, ukagira na fresheri byose. Amafaranga ko atari musare w'ingenzi. Amafaranga arabanza ibindi bigakurikira. Harabana ariko bikorera utwuma mu rugo nago bazi. Barahari. Kabisa. Barahari kandi ugasanga ibintu bimeze neza. Ahubwo ngo niba ka bafite reba n'arembe. None hari umuntu wabwiye ati mwana gakondo. Ewana nguzana ukuboko ngo gukangana nko kwa Ramba. Urumva uve kuri hako ngiye nkunda gym man gym nyine abarimo ka fresheri uramo byatari ngiramo naba uramo n'abantu bamenyana opetibere mu sport iyo ugiye n'ahantu ura n'abantu mukamenya ugahindura na kirima ariko ukahindura n'ahantu ukagenda neza kandi n'abantu bavuze Hilltop nigeze kwajya rimwe uzabwire bame abonoma y'ukwezi y'ubuntu bakagucanga muzame abonoma y'ukwezi y'ubuntu n'ubundi ngiyemo ntago mwahomba n'ubundi tuzagera nayo. 2017 niho uri ukorera umwitozo. 2017 ni muri Hilltop nkorera kugeza n'uyu munsi urumva nyine niba mvaga tayi gawawe abantu mwese ndi karibu. Umukobwa uteye neza wateye gute? Umukobwa uteye neza uko nabateye. Umukobwa uteye neza urebe ore hanyuma umwana wanjye ameze nk'igitunguru aragitotore ore ubwo leta birahora. Bongeye umuntu uteye neza n'umuntu ufite umuntu uteye neza n'umuntu ufite mu mutwe. Icya kabiri umuntu uteye neza n'umuntu uzi gukoresha igihe cye neza. Umuntu uteye neza wa gatatu n'umuntu uri open minded. Ngiye niko mbiyumva niko mbizi. Kandi nabyo nemera. Umuntu uteye neza
Icyawe tudafite ibuno nta kintu twavugana. Mane kamubwira njya kugira nshake n'umukobwa udafite iryo boro. Njya uyanzashaka umukobwa wambaze ngo yazabyara cyangwa Arimo aragenda cyari maraza. Icyambere nuko abayicara ntababare ibindi se ibindi yewe nawe yicaye. Ibaze gusohokana n'umwana urumva. Nagira umuntu w'umuhindukira. Mukavana igikombe. Mugenda n'amaguru hano ni hagane hano ni Rwamara. Cafe Rwamara. Mukagenda nka Miremire. Okay, tuvuga hano ruguru wenda nka Merezi. Nta muntu n'umwe urahindukira ashanga kubwira. Bose bari mu gihombo. Bro, itubireka ureke ibintu byo gutereta ntago ari ibintu byawe. Ariko kunda n'umuntu mwiza nabyo bigushyira muri competition anytime bamujyana. Bakamujyana wakaza nose urumva ari ibintu birenze. Iyo bamujyanye ufata undi. Ngo ore nanjye kwa ngo ore nta kintu mwavuga na record iriho. Byose atubwiza kuri. Iburi. Katurebe. Naryo mbo. Ririho. Se wakora kitoza imyaka hafi ne. Akirashaka. Ririho man. Kubera icyo abantu basigaye bakunda ibishego kuri. Mamba abantu bakunda ibishego. N'abantu reka tuvuge man tugiye tuvugisha ukuri. Yego. Pornography. Nizo video zirebwa cyane ku isi. Amamiliyari. A1 zirarebwa bani ni gake kubona umuntu utareba pornography. Sibyo? Nawe urayireba. Ndazireba maze zibereye iki? Oya kuzi mane kamubwire mane. Abantu bose bakora ibintu nkuko umuntu ajya mu isoko agacuruza, sibyo? Ngo tujye kumuhahira, sibyo? Nakariya nakazi. Ese ko ntabwo mbyemera. Ntabwo nemera ko nyine bira ntabwo nyine ndyemera ko nyine turazireba. Urayireba. Bagwaye ibiceri bya menshi cyangwa amafaranga bitamenshi. Agwaye ikintu. Ndi umukinnyi wa filime, sibyo? Ariko ndi n'umwanditsi. Ariko sinjwa kwandika ibintu birimo ibintu byo bintu bimeze. Ubwo hari character cyane mu buzima bwanjye nanga ibintu by'abatinganya. Sinshobora nyine. Nshobora kubikora nka kuri ari biremewe nyakso kubona nyine yenda bakinye bira ni comedy. Ariko ibintu twabifashe tukabijyana nko muri movie urumva? Byayindi isura nyine ni ibintu biri reality. Ngo urava ko kuri Apollo nta kintu bitwaye. Nta kintu bitwaye man nase bitwaye ku munsi rangatungaye. Keretse ku munsi rangatungaye. Oya njye ntago ndeba ngo ku munsi. Aho ndavuga ngo enda ncenga ahantu nkabona nyine zirimo. Ntago najya kujudginga ngo umuntu ko yarebye ngo bongewe. Nshobora wenda ntago nafata umwanya wanjye ngo ngiye kuri website ngo ngiye kuzireba. Ariko uhuye nayo. Hari ukuntu ntago navuga ngo sindazireba. Just accidentally nshobora kuba narayirebye nka par accident. Ariko ntago najya kuri website ziba ngo ngiye kuzireba. Erega mwana turabakinnyi ba filime, sibyo? Bana nabona abakinnyi ba filime. Baba bari mu kazi. Ni ibyabo. Imana izababaza ibyabo. Imana nijya kumubaza ntago izaza kukubaza ibye, urumva? Mureka akora ibyo ashaka, urumva? Nubishaka ubirebe n'utabishaka kubireke. Urajya kujudginga umuntu ngo areba pornography kugira bigende gute? Uko niko akundi ukomeza gukena isika gusiga. Urajya kujudginga umuntu ngo arebe ingi gakora ibi ngibi. Arimo yakorera. Bari abacamuza amafaranga bafite. Uzabebe amafaranga bafite. Mbese warayanze ko utabikora. Njye ni mpamvu nabikora, urumva? Nta bushobozi mfite bwo kubikora. Rero umuntu ufite ubushobozi bwo kubikora hari umuntu ufite ubushobozi bwo kubikora, hari n'umuntu ufite ubushobozi bwo kubireba. Muri abantu bafite ubushobozi bwo kubireba ndabufite. Urumva? Wagura network. Oya ntago ibyo navuze. Wagura network kure cyabata ko kuri uvuga. Oya mana abantu biyemera mana. So umuntu ariyemera. Ngo sinara ngo sinkora kino kintu, sibyo? Ubwo n'ubwiyemeza dufite ahantu bushingiye, sibyo? Ubwo n'ubwiyemeza. Nimba mvuga ngo mwinzoga, sibyo? Mani tuzi abantu b'abarokore turanasangira banywa inzoga, sibyo? Bibera mu akasaze ngara mu mbare cyane mu karitsiye. Turanasangira mani, urumva? Nago ega nima no yani gikondo. Nkajya kunywera Remera. Ninde unzi? Ese undi umuntu ujya kukujudginga ninde? Arakujudginga azaguha ijuru. Arakujudginga azakujyana ikuzimu wo ninde? No mukirisitu. Umukristo se ninde mu biki? Arakaru nawe kumupasiteri avuga. Ngo yigishije abantu nyine ngo ibintu by'Imana ngo nawe atayizi. Umusaza. Nyine mwumve byavuga ni murebe byakora. Yo system nayo. Wari ukomeje ukano k'igishego kuki abantu bagikunda. Utikomoza no kuri porno. Impamvu abantu bakunda igishego nuko bagikunda. Impamvu abantu bakunda igishego nuko bagikunda. Nta yindi mpamvu nuko bagikunda. Sibyo? Man
igiki bakunda se igishego turakizi warumvisha igicyowe niyo mpamvu namusobanurije ntabwo nari nasobanutse man YouTube siyo iduha uburenganzira bwo kugira ngo dukurikirane umuntu dukunze n'uwo tudakunze yego fungura ibyo ushaka ibyo udashaka ubireke yego sibyo arantu iyo ukanze subscribe hano bavuga ngo gukanda ku nzogera sibyo nigiye kugira ngo ujye ubona notification igihe ba-uploadinze ubibone nimba warabikoze ejo bundi nkakubona kuri video ya runaka wakushyizeho comment nkongera nkakubona ku ya kabiri ku ya gatatu ubwo uri mu biki urimo kumbwira ngo ibyo bintu ntabwo bikunda kandi ujya ubabona cyangwa mbabona ukabona hano shene imwe aravuga ngo ibyo bintu rwose ntabwo ibyo bintu ngo nta nama zirimo n'ahandi ukamubona nyine ababyamagana ore ni ukwiye ko abantu babikunda icyo gihe igitekerezo cya Chris njyewe ko mbyumva impamvu nyine abantu bakunda ibishego birimo kugenda byiyongera bitewe na viziyo umuntu agezemo uko iterambere rigenda riza n'uburyo bwo kubireba bugenda bworoha n'uburyo bwo kubikora bukagenda bworoha so abantu bakaba interested cyane cyane urubyiruko buriya urubyiruko ni rwo rwinshi rubireba muri ino minsi noneho hakubitiyeho n'ibintu bya karantine akazi karabuze baragenda bakabireba cyane bakaba addicted so bakagenda bavanamo ama idea bakuramo iki bakuramo idea zihe bakuramo idea nabo ubwabo bakabikora bagakora ibyo bishego bagakora nyine ayo mavideo uzarebe noneho ubu ngo urebye pro nawe wayikora oya nje ntago nabikora bitewe n'imwe nawe tubingo barabireba bagakuramo idea ya barabireba barababikora ushaka kuvanamo wenda n'agasomo runaka nk'akahise kubireba bireba cyane umusaza warimo yiga bibaho umusaza urimo wiga tujye twemera mani turi ku isi sibyo tujye tuba honest sibyo abantu ntabwo byumvise neza gukurabaga kubanaho pozisiyo nose suzi ngo mani zitandukanye se zikabyigira kuri telefone cyangwa kuri interineti birashoboka ibyo ngibyo nyine mbivuze nyine ko bishoboka sibyo yego ariko sinkubeshye umuntu uzi ko mani tujye tumera nk'abazungu nimba ukunze ikintu sibyo uragikunda nyine ubacyo nyine ukaba proud yacyo ugatera comment abana baba bitanze bakajya gukora iki gishego cyabo habari mani uzi kugira ngo ukore video mani uzi no kujya imbere ujya kugira gutya n'iki we ko bite seri wanditse kutabikora n'ubushake bwanyu nyine hari n'amanga kunkurikira kuko nabikora ariko urumva bashyigikiye uravuga uti nta kibazo ngewe ntabwo mbashyigikiye mbabwiye ko nta kibazo njye ntabwo ko mbishyigikiye ngira umuntu unyumva nabi njye ntabwo mbishyigikiye izo porunogarafi simzishyigikiye urumva ni ubushake bwabo nibapfa nawe nzapfa ukwanjye njye navuye mu nda ya mama ndi jyenyine urumva uzakomeza ubundi nzakomeza ndi ubu ntabwo wakitangira umuntu imana yaravuze ngo n'iki ngo izashyira arangekana ahubwo sizabitwereka iki ko byose werekwa abana weretse imbabazi niko Sitana yavuze kandi ikindi hari n'ibyo dukorera ahantu hihishe sibyo nimba buriya njye nemera ko umwactrice kwanza reka tureka no kunibyo ngibyo ndabyanga ariko ngiye nemera ko umwactrice cyangwa umwacteri wa fresh ufite nyine uri professionnel agomba kwactinga ibintu byose zose njye niko mbyemera role zose kabisa tabangiringo sinayicyemera sibyo ko ndabyemera ya wowe ntabwo uri fresh kwitaza ikina ngewe ya nakemera ko kuko ari bora nashobora gukora ntabwo wakitangira umuntu navuye umukecuru ndi njyenyine nzakomeza ubumwe ntabwo wakitangira umuntu ntabwo ibyo kuvuga ngo hari role utakina ngo hari n'izindi wakina ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo uri professionnel ahubwo agahugu umuco ntabwo umishikura dusobanuye yatubwiye ngo umwacteri cyangwa umwactrice kuri njyewe navuze kuri njyewe kuri we ariko njyewe uko mbyemera agahugu umuco akandi uwundi ntabwo njyewe hano mu Rwanda ntabwo nzajya gukina nyine zino porno ndi hano mu Rwanda ntabwo n'umuco ariko ntabwo urumva uburyo abantu ba hano babifata utandukanye n'ubwo umuntu uri muri Amerika winavuga ngo imyenda sibereye imyenda ibereye ntago abantu kwanza ikintu cyitwa imyanya y'ibanga ni iki rero ubwo ikirimo aho ngaho ni ukwigana uko bya bihugu bibayeho turigana n'ubundi sinema nyarwanda sinema yose mani turigana niyo mpamvu seri yawe uyikora uyikomoza gake wiganye nde
seri yanjye nyikora sinarebeye kuri filime nyarwanda oya wiganye ariko iyo mahanga ntabwo nigeze nigana nibyanjemo urumva aratubwiye ngo turigana oya nibyanjemo nuko nyine ko mwiye nyine kubikora nyine tu ntabwo yongeye gukora nyine nandika ngo ngendera kuri condition YouTube iduha ntabwo iduha YouTube ntabwo iduha uburenganzira yuko tugomba gukora video sibyo irimo ibintu by'ubusambanyi sibyo rero aho ngaho turitonda ariko sinkubeshye ngengeze nko ari nka movie indi mu mutwe ndimo kwandika nishyize kuri YouTube bankubita nango wowe rero niba abantu babyumvise filime za Netflix ntabwo ushobora guca kuri YouTube yego nagushoka uzisanga aho ngaho nyine uzica nyine usanga kuri Netflix nango wowe niba numvishe neza iki kuri mita ni YouTube yego mani ni nabyo nimba dufite nyine nose tuzi ko tuzakinira mu Rwanda gusa se wale wamwumvishe ntabwo tuzakinira mva muri kumwe turifuza ko tuzakinira mu Rwanda gusa mbese ubu nawe ubikora kugira abantu babirebe bizaba international Hollywood tukakubonayo why not kuki tutajyayo wale birashoboka kujya Hollywood no gutandukira umuco birahura biterwa n'ukuntu umuntu afata iki umuntu abyumva ntago kujya Hollywood just physical appearance nuze reaction zawe ukuntu mbega ugaragara nibyo bishobora kujyana hariya Hollywood ntago rero kuba we avuga ngo YouTube igikorwa kizima kuba imurimita nyine we niko byumvira murimita yego kubera agomba kugenda kuri guiding rules zabo bagendera ariko atari byo kuvuga ngo ni biriya we aba yumva naha ngaha yabikora ariko niyo ataba ari kuvuga ngo ni YouTube imurimita hano ntago byemewe kuko hari ama website n'abantu bari acuruza amafilime bacuruza hayo mafilime kandi abantu babirabura hari n'abantu benshi nzi b'abanyarwanda bayakora kandi bakanayakorera na hano bitewe n'ahantu ari buce ntago ari ngombwa ngo kujya izo website cyangwa se izo Netflix nazo nyine ni iz'abasirimu nyine erega ibintu dukora nuko tubizanamo ngo umuco sibyo ya umuco nyine ni ngombwa ni ngombwa tuba tugomba no kubaha cyane buriya agahugu n'umuco wako agahugu umuco kandi wako sinema nyine ku isi yose dukora dukina ubuzima bubaho bisanzwe sibyo ibyo byose dukora ntabwo nk'urugero umuntu ntabwo azajya muri dushe ari umuntu ari mu mbayikazi harimo umubebe ujya muri dushe ntabwo umuntu azajya muri dushe yambaye imyenda uretse n'ibyo kwandika filime tuzasimbuka aho hantu aha dushe muzafunga ibyo ni ibiki umuntu yajya muri dushe se ifunguye ariko hari ibirahure bibaho hari ibirahure ntabwo umuntu kandi bikeneye kamera sibyo dukeneye nyine kugaragaza kubona umuntu uko gasiga isabune mu mutwe niyo filime ni iki ni ubuzima sibyo ni ubuzima tujya kwikomplika tukavuga ngo nyine turajya bino bintu turajya hari ahantu nyine biri buturimite sibyo yego rero impamvu turimitwa sibyo n'ibyo ngibyo byose ni umuco nyine wa muco wacu dufite sibyo turati umunyarwandakazi najya hariya nyine n'imyumvire y'abanyarwanda ndetse n'Afurika nyine muri rusange ntabwo wa muntu nakina gutyo ntabwo mufate nk'umuactrice indaya niyo myumvire niyo society yita igufata ntabwo uri bufate nyine nk'umuactrice ni indaya ariko kandi uwo muntu areba filime z'inyamerika n'umunyamerika kubonye yavuga ati uyu niwe mukinnyi umunyamerika kubonye yavuga ati uyu niwe mukinnyi sibyo ndetse n'undi muntu ntabwo ari n'umunyamerika gusa n'umuntu wumva nyine ko acting nyine uzi acting nyine ubwo nyine muri make no kuvuga mu Rwanda ni théâtre gusa oya ntabwo ngiye nemera théâtre itandukanye na filime mu Rwanda dufite rero ibyo by'ingenzi kugira ngo filime yitwe filime niba bitazamo urumva ikiri filime hari filime ariko zisobanutse mu Rwanda zirahari filime na théâtre biratandukanye niyo ari filime iranga isanzwe filime na théâtre ni ibintu bibiri bitandukanye uzumva siko abantu benshi babyita siko abantu benshi babyita théâtre bayikina kuri ushobora kuyikina kuri stage cyangwa ukayumva audio urumva nta handi hantu théâtre ushobora ntabwo uzumva abantu babyita ari uko babyita barare ko nyine ni imyumvire yabo nyine hari ikintu twitwamo ubujiji mu Rwanda nta filime hafi ku muntu abivuze Rwanda nta filime Okay, fresh. Chris, ibintu by'inkwano
ariko navuga ngo nishimwe ryo ku mukobwa inkwano ni ingenzi cyane tipe we ntago akwiye gushima ngo nawe araza kutubwira tugarutse kuri wa muco mwana nagendeye ku wa baby abakobwa ni abantu biza turabakunda musa baragukomye ko turabakunda mwana ngenda bakunda mwana serious siyo mwana uzarebe irimo kuganira n'umukobwa babitandukanye n'irimo kuganira n'umuhungu urimo kumyumva biba bihabanye mwana biba bihabanye kure njye ntanubwo nyambi mwana nta n'umutipe wawe umwanya ngo muganire cyane cyane umuntu ukunda nyeka ko wenda mu Rwanda wenda inkwano nkeya zibaho niza wenda dufate wenda ko wenda nko ku 500 500 nanu bihuriye nyine n'urukundo n'ibyishimo mvana nyine ikiguzi se ariko ubundi uyu nyine nanu bihuriye nyine muri make ntago ari ikiguzi izo nkwano ntago ari ikiguzi sibyo nta nubwo n'iryo shimwe mbona sibyo mbere ariko wibuke ko batangaga inka niba tukiri ku muco mbere batangaga kibyaje kuvamo amafaranga se mbere batangaga inka impamvu buriya inka zabaye nkeya bagiye mu mutaro ukazigura yose akari n'abatanga inka nyine ndavuga inka niwo wari umuco original niba tuzi ukomeje ukavuga ngo tugaruke ku muco sibyore guko inka sibyo mu by'ukuri nta buri muntu akwa bitewe n'ukuntu yifite yumvikanye na famiye ntago ari uko wifite oya ariko na famiye nayo ajya kumvikana nuko wifite se none se ubu tuvugisha ukuri uzaba uri umuhinzi uhingira 1000 ku munsi nujya gukora bakubwira ngo uzana inka ebyiri barumva se wese uwo ebyiri wamushaka niyo mpamvu uzashaka nyine wo muhwanye ikindi Patrick ikintu utazi hano bine boro aba baby bazana mubyita gute ibora baby bazana bakoze amajyambere bitwikurwa amajyambere bajyana ibitwikurwa ya ibishingiranwa ngira hari umuntu wambwiye ngo ari amafaranga utanga niyo nundi yabigura sibyo muri make ari amafaranga utanga ntago agiye arakugarukira sibyo icyo ukoze kwanza se umugore niki numufasha ubushatse umufasha sibyo rero mu kuza gufasha igomba gufasha nyine bwa buzima warubayemo umugore azakubyarira umwana n'umugisha sibyo ibyo byose rero nta kiguzi nyine wayibonera bajya no kwaka abantu kwa kanama miliyoni atabaho ntabwo umugabo nta ruhare kuko nimba ari ikintu bavuga ko umukobwa ari uvi wabo ntabwo umugabo ari uvi wabo umukobwa ni uvi wabo tipe nashakira iwabo oya nagashakira iwabo ariko iyo tuvuze aha kubera iki dote urumva itabera iwabo w'umuhungu uko agiye gusaba nyine rero impamvu rero wowe batagukwa ntabwo baza kugusaba we niwe wajya ufata umwanzuro wo gusaba niba wafashe umwanzuro wo gusaba nta mpamvu kugira ngo bibe urumva ubwo nibigera wagezeho gusaba uzaza uba umugore mu rugo ese ni ahantu ujya kumva ngo wenda umugore yarushaga umugabo ze ni iki umugore yarushaga umutipe amafaranga menshi akavuga ati uriya mugore ahubwo niwe umurongoye nyine umugabo ni iki umugabo ni iki ni iki umugore yakigira ute n'ubundi umugabo azaguma ari umugabo sibyo ikintu kizazamo ni uko bagomba kubahana sibyo akiteka nyine umugore azaguma n'umutima w'urugo sibyo nyega ko buriya umugore yabuze mu rugo urumva ntabwo urugo ruba rwuzuye kuko niba bavuga ngo umugore ni umutima w'urugo sibyo wowe mugabo urumva ntabwo ni umutware sibyo umutware w'urugo sibyo rero umugore uzi agaciro k'umugabo aramwubaha Bible sinzi ukuntu bivuga ko umugore yubaha umugore nako umugore yubaha umugabo akakora iki akamugandukira akamugandukira ibyo rero niyo mpamvu uzasanga nyirabaho ngo amadivorce sibyo igihe umugore yumvishe ko agomba kuba umugabo ntabwo bizakunda igihe umugore arusha umugabo amafaranga ntagiye bijya ntabwo bibaho bibogama se iyo bigobogamye nta rukundo ruhari urabyumva bavuga bati uriya mugore niwe warongoye nta rukundo ruhari nk'uko umugabo ashobora kuba arusha umugore n'undi rugo nirwemera kugira ngo abantu buzuzanye ubwo no kuvuga ngo habasabwa ni urukundo gusa rutarimo amafaranga urukundo rutarimo amafaranga iyo hajemo amafaranga ejo bundi amafaranga nakuye ngo urakina ukaba imbwa ukabona kwa kundi ryashimwe uribuze bikarangira wa muntu wazanye byashimwe n'ushobora kuribura bakakwima umukobwa ntabwo byari byiza nyega ko abantu bakundanye bagomba kubana nimba nishimwe ribuze sibyo nyega ko umubyeyi utekereza neza agomba kureba urukundo rw'abana sibyo ko abana bakundana ko aryo usaba bara ngo Minervare bamutanzeho ngo ibiki ega nakuye ngo
n'ikindi nakubwiye ngo ntago ibyo mbese minivare watanze ubundi ninjye uje kuyikuramo umva watangiye minivare kuko ari umubyeyi byari inshingano zawe iryo shimwe ritabonetse nje nta kintu cyambuza gushaka umuntu nkundana nawe yego ibyo ngibyo ni ibintu mugomba byaboneka ritaboneka mubaye abantu mugomba kugenda mukabana mugakorera urugo rwanyu mugasagurira n'ababyeyi ariko icyambere ni urugo ababyeyi no kubasagurira none nese ubwo uzaba ufite igihumbi ukijyana iby'ababyeyi ugomba kugihahisha wabona 2 basi ukaba sex umubyeyi aba umubyeyi igihumbi wakimo ukaburara ntago bibaho man iyo wafashe umwanzuro wo kujya gukora urugo rwawe nicyo kizatuma sigana ise na nyina akajya gukora urwo rugo rwawe ni ruzo ziba ari inshingano zawe kuruta abo babyeyi nese niba ufite igihumbi ugomba kugihahisha wabona 2 basi ukavuga ati ababyeyi banjye igihumbi kugihahisha se umubyeyi arwaye wahitamo iki kurwara no kuvuga ngo ni ibintu bibiri bitandukanye arwaye birumvikana ntabwo kandi agomba kuba afite mituweli ukamuha 2,500 ya mituweli ugasigana n'amagana bari hano ko mvukaze iyo wafashe umwanzuro wo kujya gushinga urugo rwawe hari izindi nshingano uba wafashe ariko zidatuma ureka ababyeyi ntabwo wabareka nabo umubyeyi uzi ubwenge ntabwo akomeza kubaza umubyeyi uzi ubwenge ahubwo arakuremera ntabwo akurerera kugira ngo uzamutunge oya akurera kugira ngo uzitunge kandi bavuga ngo umuntu yamaze gusaza asigara ubwo ni ubwenge urumva ubwo umubyeyi none umwana uzi ubwenge iyo abonye ko ababyeyi nyine bageze ahantu badashoboye arabafasha akabasazisha neza sibyo ntabwo rero umwana uzajya kumuzanamo ubwo bwenge oya ni ubwenge se ni ubwenge nasi tuzi abana batererana ababyeyi babo si tuzi ababyeyi batererana abana babo cyane ibyo byose rero bigomba kuba bizamo ubwenge sibyo wa mwana ntabwo uzamuzanamo bya bintu nyine kwa kugira ngo akwiteho urumva mwana tuzi abana bakora ibintu by'ubufu ugasanga ufashe nka mama wamuzanye mu rugo rwawe nusi uko batekereje neza kubera icyo utamuzana n'abagore babiri mu rugo n'abagore babiri mu rugo ubwo se mama yakwandavurira hanze kandi wowe ufite urugo ntibishoboka mani niyo byagenda gute mama njye ndamukunda ntabwo wamuzana ngo abane na madamu wawe oya aho ngaho biba byarengereye sibyo icyiza nimba ufite ubwo bushobozi urumva bwo kumuzana mu rugo ukamugira wabura ubushobozi bwo kumujyana ahandi hantu ahandi hantu he muri hoteli se ugomba kumufatira urugo rwe umuntu umureberera urukumva basi nimba umukozi yamufata nk'uko wamufata mani abamama bafuhira abahungu babo nimba uzaniye umugore wawe igitenge ni mpaka nawe ukimuzanira ibyo bintu rero niyo mpamvu baca umugani ngo nta bihanga bibiri mu nkono mama yamufate mushyire hariya mushakire umukozi ariko uvuga ngo umuzanye mu rugo ibyo ariko ni ihangana wowe si ibyo bakuguriye byose abishyira mu maboko nyine hari abamama bitonda ariko se uba ubizi neza ko mama azajya muri urwo rugo akitondara ahubwo ntekereza ko ari urugero rwiza rwo gutesitinga umugore wawe uko ameze mani ibaze nsanze wenda nka mama wanjye mo gutuka nk'umugore wanjye cyangwa ngasanga umugore wanjye wabigenza gute se nyine ibaze nyine byagenda gute ugomba kubyirinda rero kare kuki se utabanza ngo wumve impamvu yamututse nyine iyo mpamvu ugomba kuyirinda nta mpamvu y'uko umugore wanjye mere warakoze ariko nyine ukwerekeye ahubwo nicyo kintu kiri mu bantu ko ngo nyine umubyeyi watabana n'umukazana we kubera icyo abantu ari uko babyumva ntabwo ari byo hazamo ibintu byitwa gusuzugura hari inkoko ebyiri wabonye zirarira amagi amwe hari inkoko ebyiri wabonye zirarira amagi amwe zishobora kuba zarateye hamwe ntabwo bishoboka igihe cyo kurarira barazigabanya ntabwo bishoboka nahise ubwo umwe twemera ko inkoko irarira iminsi 21 21 mu minsi 21 ishobora kumara iminsi 3 idasohotse muri iyo minsi 3 siraririye amagi yayindi indi iri kurarira yabiri he igihe cyo kurarira baragabanya ariko icyo kintu sinzi ko nagitamye konfirima ko byanga bikunda abantu bose babana nabi oya ntabwo bose babana nabi nakubwiye ariko ugomba kwirinda mbere wirinda mbere mwana irinde mbere wa mukecuru wawe rwose uramukunda ibyo ngibyo byari bya kera ngo umwana ngo umugabo ngo afite urugo rungana gutya bose bakaza kuba uyu muhungu we ngo asitira hano ngo abakobwa nibo bajya hanze ariko ibyo bintu ni bya kera nako uzibona zikunda kuba mu banyafilipine n'ibintu cyangwa abakoreye usanga bose baba mu rugo rumwe baraba batwigisha amani ibintu byose dukora ubona bidakunda se ibintu byo mu isezerano rya kera
muri Bibiliya ifite isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera ni hahandi ngo ijisho ryahorwaga irindi. Mu isezerano rishya haravuga ngo umuntu nakubita mu musaya uhindura ubundi. Gusa Bibiliya niyivuguruje. Niko bimeze isezerano rya kera. Bibiliya se yarivuguruje. Muri make yarivuguruje. Mu isezerano rya kera. Iby'ukuri ni ibihe? Ryahorwaga irindi. Ijisho ryahorwaga irindi. Jya wankubita urushinga ukamuhunda. ngo wambabare ukankubita n'ahantu. Ntabwo bibaho urumva niyo mpamvu ugomba kugira ubwenge. Imana yavuze ati shyuha cyangwa ukonje ntubakaze uyaka kuko emeza kimwe urumva umwanzuro byayicanzemo gakeya mbabarira waruntu shyuha cyangwa ukonje ibintu by'akazazi ntibibaho fata umwanzuro yimva kwirinda biruta kwivuza byo byo kuvuga ngo nguzanye famille ngo nibo bakunda kubigira ibyo bintu nibo babigira ukabona bacyafite umuco akajyana na nyina aragiye azanye nyina azanye papa azanye murumuna we mukuru we yego ariko Chris amfashe kuri icyo kintu kubera icyo usanga hanini wabo umukobwa aribo bazi wawe usanga petit frère wawe atahase akomoje kuri icyo kintu kirabinyibutse madama ahantu uri hose mwiyame abizirika kuzana murumuna kuba uzabyirengera kuzana murumuna we aje kwiga hafi ufasha ababyeyi bibaho mani bibaho nari umuntu yakirenganya ababyeyi we akahaba murumuna wawe akiga wenda bamuruka ibyo bibaho cyane nyine kuri cyo ahanini usanga iwabo w'umugabo batazi ujya ukunda kubyumva iwabo w'umugabo waje nyine ni umugabo mani sibyo erega nubwo tubivuga umugabo ari yatekereza umugore sibyo then umugore akamufasha Haro umugore akamufasha yamufasha kirira aramufashije yamufasha ugasanga wese ubundi gute umugore wawe yagukeneraho ubufasha wenda waba hari ikibazo runaka n'uwo mwana yaza ukamurihirira bibaho cyane sibyo ariko ari ugukabya sibyo uzanye murumuna wawe mubyara wawe inshuti yawe mwiganye muri segonderi muri university uje kwiga hafi ngo yabonye akazi urumva ngagiye kuzajya ngo bakora ngataha mu rugo wa mugore hari ikintu bitwaye wazana abashuti bawe bakaba ibyo bintu bizana akajagari kandi njye sinkunda akajagari niba ufite ikintu ubaha mufashirize hehe ahari nimba udafite kumufashiriza ese niba aje mu mujyi avuye mu ntara nimba adafite ubushobozi bwo kuza mu mujyi arajyahe yagumye mu ntara kandi ntabwo mfite nk'inshuti niba udafite ubushobozi kumufashiriza ahantu ari ntabwo umeye nta bushobozi Kigali bo ibintu byo kuzana akajagari Kigali nta nshuti bawe okay fresh sana kabisa yitwa Chris nawe rero niyo twarimo twiganirira Chris uramutse wishyuriye nk'umukobwa nka university cyasoza kwiga akakubita invitation ubukwe wabutaha mwarakundanaga ubwo nawe arabitubwa nawe yishyuriye inigano byo byakora ikiza nuko nta mafaranga mfite yo kumwishyurira bibaye nuko bitaba ariko reka mbivuge nakuko umujama byabo sibyo ngiye wa mukobwa wampaye invitation maye nababara tu nimba nayo mfite ariko nimba byaterwa impamvu namufashije nshobora kumufasha nta gahunda mfite yo gukundana nawe ako wenda ubivugiye we dukundana ama invitation ntago mbizi ikintu nakora cyo gusenga Imana yo mu ijuru ikabwica se ntabwo yabwica kuko njye sinabana n'umuntu nzi ko neza katankunda ntabwo bishoboka ahubwo ubwo nyine ni ugushaka gusenga Imana yo mu ijuru nkiyakira ubukwe wabutaha oya n'umuntu wo mu buzima busanzwe sinkunda gutaha ubukwe ubukwe bw'umukaritasi n'uwo mukaritasi njye nawe nabutaha wowe byagenda gute ngiye kurihirira umuntu nkamurihirira ishuri akarangiza akampa invitation ntabwo ubu noneho kubera bitarambaho ntabwo nzi ikintu natekereza gukora ariko mani abo batipe n'abakobwa mani ushobora byose bagomba kwisubiraho kuko ngewe wajya mu nkunda amahoro ngewe nyine ngira umujinya oya jya kugira ngo mpe yapfa ngo mfe ese uriya muntu wiyahurura mu nenga umuntu wiyahura aba ari ububwa mani reka mbibabwire ari ububwa mani ikintu kibazo cyatuma wiyambura ubuzima bikase ngewe ikintu cyatuma niyahura ni kimwe
urumva ko umunsi kibaye nzabyuka nkumva igifu cyanjye ntabwo kikiri mu nda ikintu kizatuma narya kigatuma nirira icya mbere ikindi kigatuma nirira icyo kintu ntabwo nziyahura. urumva ko ufite impamvu kubonye impamvu yo kwiyahura niko n'undi yayibona. Oya njye ntabwo nabona impamvu yatuma niyahura. Impamvu yatuma wiyahura ni igihe nyifite umutwe niyo nacika amaguru n'amaboko umutwe wanjye ntacitse ibiryo byabuze sibyo nta kintu na kimwe urumva ni gute umuntu abura abantu barabura ibiryo bishobora kubura urumva ariko se abantu barabura uzi ibintu twahuye nabyo byagatumye twiyahura tutiyahura. uzi abakobwa n'abahungu buzi hano hanze nagahise umuntu ngo umwe agatuma yiyahura wanasaze uriya muntu wiyahura buriya ntabwo aba ari muzima mu mutwe ubundi aba yasaze umuntu yiyahura aba akwiriye kujya indera ahubwo bakaba baratinze kumujyana indera bigatuma sinyagigikira abantu abaganga baba baramurangaranye abaganga n'ababyeyi babo baba bararangaye hari abantu ngo biyahura ngo bakabanza ngo bakandika ngo inuze leti ngo lete sikaba ari umusazi uzi kwandika kwiyahura se babirya bate barabitagose barabikanga ntabwo nakwiyahura. Okay kabisa turasoje mwakoze cyane kutuganiriza wakomoza kuri seri yawe ukababwira naho yica nyuma tugasanga ngaho. Yego dufite seri yitwa Imboyekazi ica kuri YouTube channel yitwa Blue Cloud Team. Yego mwajyaho mukayireba ni nziza byatari ani n'izindi video ziriho za comedy Blue Cloud Comedy hakazaho na Family Gang nitubashikaza zose zica kuri Blue Cloud Team twayitiriye nyine team yacu. Yego muco man ibintu n'uburyohe noneho 2022 abareyo mana y'isi n'ijuru ntabwo ari abareyo simfa nareyo kawahombera kore mu bihombo yewe ntabwo nzi ibintu by'imipira ndetse ahubwo njye mfa na APR man ntugakate ngo nuko mufana reyo njye mfa na APR noneho mujyeho mukore subscribe murebe video zacu ziriho muranezerwa. noneho 2022 tuyitangire neza hazazaho izindi filime hari indi filime tubateganyiriza 2022 ibindi komeza bivuge mwana. Wakoze cyane wowe nicyo ushyiraho iki kintu nakongeraho abafana bacu nyabuneka abafana beza dukunda mukurikire kuri platforms zacu Blue Cloud Team mukore subscribe mukore share mukore like nyabuneka nimwibagirwa gushira comment zanyu nizo z'ingenzi cyane kuruta ibindi bintu byose kuko bituma nyine natwe tumenya ukuntu tugomba gutwara ibintu byacu mukanadufollowinga ku ma platforms yacu bwite ari official nyine nitwa Ingabire Ole the careful kuri YouTube nyine muzakurikira Blue Cloud Team. Nagize ngo nawe ufite channel. Okay ndayifite mfite channel yitwa Amababa TV. Amababa? Yego nayo yicaho ibiki nayicaho amafilme okay hari amafilme mba na directing sometimes na directing nkandika ndi nkakora na makeup ariko atari makeup zino za beauty nkora makeup z'abacteur zo mu mafilme. Yego ubwo ngugu ushaka kuzireba nyine wajya kuri iyo ngiyo yitwa Amababa TV hanyuma kuri Instagram nkoresha Ole the Careful kuri Facebook nkoresha Ingabire Ole no kuri Twitter nibyo nkoresha. Okay Ole Gana Social musaza nanjye njya kuri Instagram n'ijoro ahantu hose kwanda hose ni I am Chris Heaven numva no ugakora nuza subscribe ni mtachana ugakora follow yego kuri Twitter kuri Instagram kuri Facebook hose yego then twaciringa man. Okay fresh sana mwakoze cyane kutuganiriza abasore mu bakuri cyane kuri Blue Cloud Team mukore subscribe mu washyikire mu bikorwa byabo bya buri munsi ndabashimiye cyane nitwa Patrick reka dusubire mu biganiro byacu bitaha komeze kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV amahoro y'Imana abane namwe.